korera umurimo w'Imana mu itorero rya Adeperi muri paruwasi ya Kacyiru. Ubuzima bwa buri munsi mfite n'indi mirimo nkora, ni umukozi wa Compassion International, nkorana na mushiki wacu umaze kudusomera ibyanditswe byera Pasikazi. Nifuje ko uyu munsi tuganira ku magambo y'Imana. Ni ubwa mbere ngeze hano, kuganira n'abantu utazi ubwabyo ni ikintu gikomeye. Umenye ibyo bashaka, umenye ibyo bakunda, ariko kubera ko twese turi abana b'Imana biraza kutworohera. Ijambo ry'Imana ni iry'Imana kandi rijya ryubaka imitima y'abantu bayo, hanyuma umwuka wera akagira umumaro wo kugenda yemeza buri muntu ibyo akwiriye kumva no kumvira mu mutima we. Haleluya. Usibye n'ijambo ry'Imana tumaze gusomerwa, n'imigenzo cyangwa se ibigirirwa mu nzu y'Imana ahangaha muri iri torero nabonye ari kimwe n'iwacu. Niko fani pesite bigaragaza ko itorero ubwaryo ari rimwe. Haleluya. Umukiza waryo nawe akaba umwe nk'uko umuririmbyi yaririmbye. Namaze umwanya munini cyane kubera ko maze igihe kinini umushumba w'itorero antumiye, nzi neza ko kuri aya matariki nzaba ndahangaha mu ivugabutumwa. Ntabwo byantunguye, ntibantumiye hasigaye igihe gito, rwose hashize igihe kinini mbizi. Natekereje no ku ijambo tuzaganira ryo tumaze gusoma none. Maze igihe kitari gito ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Nijoro nongeye gutekereza uko ndi buze kuganira ku ijambo ry'Imana, mfata umwanya utari muto nabuze ibitotsi ntekereza, hanyuma numva uko riri mu mutima wanjye Imana iri bushoboze kuribabwira. Tugize umugisha w'uko igihugu cyacu kiri mu gace Imana yakinguye umuryango kugira ngo ubutumwa bwiza bwumvikane nta nkomyi iyo ari yo yose. Ese si byo bene data? Hari umuntu bari bafatira mu nzira agiye gusenga atwaye Bibiliya bakamukubita? Hari ahantu bari bajya bakavuga ngo urusengero ntirusenge kubera ko rugiye gusenga Kristo? Ubwo rero turi mu bihugu bifite umugisha w'uko ari ubuyobozi bw'igihugu. Kuva imyaka myinshi ishize Imana yadukinguriye umuryango w'ivugabutumwa. Bajya bambwira, ntabwo ndagera mu bindi bihugu byinshi, bajya bambwira ko hari ibihugu ubutumwa bwiza bwa Kristo bugikingiraho. Kugira ngo abantu babwumve cyangwa babuvuge bisaba ko babikora bihishe cyangwa babikoranye ubwenge bwinshi cyane ku buryo batazamenyekana. Ariko twebwe ni ku mugaragaro, wumvaga ibyuma baducuranga ku buryo n'abari ku komande no ku yindi mihana batwumva bakaza kubana natwe. Bivuga ko Imana iduhaye umudendezo, Imana ishimwe. Ariko mu byo tuzabazwa n'ibi birimo, kubera ko twagize uwo mugisha wo kugira umudendezo wo kumva ubutumwa bwiza nta nkomyi, nitunabazwa tuzabazwa byinshi cyane kubera ko twumvise byinshi. Nahoze ntekereza kuri misiyoni za mbere zatangiye mu ivugabutumwa muri iri torero ry'Abapresibiteriyeni. Ntabwo nza kumenya amateka menshi cyane usibye ibyo nize, ariko dushobora gusangamo misiyoni ya Kirinda, misiyoni ya Rubengera, misiyoni ya Rukoma. Izo ziri mu za mbere pasi. Ukongeraho misiyoni ya Gahini mu itorero ry'Abangirikani, ugashyiraho misiyoni ya Gihundwe mu itorero rya Adeperi, ugashyiraho misiyoni ya Gitwe na Mugonero mu Badivantiste, ugashyiraho Save na Zaza na Rwaza na Mibirizi mu idini y'Abakatolika. Abo bose ni ahantu, ni imiryango yakingutse mu Rwanda kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana. Tumaze imyaka isaga 100 abantu bumva ubutumwa bwiza, bumva ijambo ry'Imana ribahindurira kureka ibyaha no kuva mu ngeso mbi z'umwijima, hanyuma bakakira Kristo umukiza wabo. Tugategereza twihanganye umunsi wo kuzagaruka kwe aje kujyana itorero rye ryera. Abantu ntabwo bamaze imyaka ingana gutyo bumva ubutumwa bwiza,
niyo mpamvu natekereje ikintu ushobora kongera kuvuga kikaba gishyashya mutigeze mwumva ndakibura, ariko nsanga ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo ihora rivugutira kugira ngo ribe rishya, uryumvise yumva ari ubwa mbere cyangwa rigize ikindi gishya rikoze mu buzima bwe. uyu munsi nifuje kuvuga ku mpamvu cyangwa se kubaganiriza zimwe mu mpamvu zijya zituma umukristo umaze imyaka ingana n'iyo ngiyo cyangwa se isaga ashobora kunanirwa akava mu buntu bw'Imana. Mu matorero ataramwe turavuga ngo ni ukugwa, akava agasubira inyuma, akava mu byo yizeye. Niki gishobora kubitera kandi amaze imyaka myinshi nk'iyo maze njyewe maze imyaka 25 mbatijwe. Muri iyo myaka 25 nta munsi nasibye mu rusengero usibye kurwara cyangwa se akazi kamfasha, ariko iminsi myinshi yo ku cyumweru no mu mibyizi nabaye mu materaniro kuva ndi umwana numva ubutumwa bwiza ndetse maze no kuba umubwiriza ubutumwa bwiza. Mvuze 25, hano harimo ababyeyi bambyaye ubwo bamaze indi 25 mbere y'uko njye ngira 25 ndi mu nzu y'Imana. Ashobora kukubwira ngo maze imyaka 50 nicaye mu itorero muri imirimo y'Imana itandukanye. Niki gishobora gutuma umuntu nk'uwo w'umuririmbyi, umuntu nk'uwo w'umudiyakoni, umuntu nk'uwo w'umukuru w'itorero, umuntu nk'uwo w'umupasitoro, umuntu nk'uwo w'umukristo umaze imyaka nk'iyo ngiyo jya kubona ukabona atembanwe n'ikintu kimeze nk'ikiza cyangwa inkubiri y'umuyaga iramuhitanye, avuye mu byizerwa, aretse ibyo yahamije, aretse ibyo yumvise. Niki? Kubera umwanya muto dufite, impamvu zaba nyinshi cyane, ariko ndababwira zigeze kuri 3. Hari abakunda kwandika, hari abafata amajwi, niwumva ushaka kwandika uzandike. Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye ab'Ikorinto, mwabira bice 3 twasomye, yaravuze ngo njyewe Pawulo nk'umufundi w'umuhanga. Iyo usomye mu zindi ndimi niko bivuga, nk'umwubakisha mukuru. Hano harimo abafundi muri literaniro bajya bubaka, wenda abaye hariya aravuga ikiganiro. Nababonye Imana ibahumugisha cyane, muze kumbabarira nimba ivuga nabi kubera ko nari umwubatsi, ariko ndagerageza. Yaravuze muri disipline y'itorero bisaba ko umuntu atarenga ahangaha, ariko kugira ngo mudasinzira najya ngerageza kureba ko nabegera mudasinzira. Yaravuze ngo njyewe nk'umufundi w'umuhanga nashizeho, haleluya, nashizeho urufatiro undi muntu wese abasha kubakaho. Mwebwe b'abafundi narimbajije, nkubwiye ngo iyi ni fondasiyo nta gihinduka kuri iyi nzu, ikiba gisigaye ni elevasiyo. Ese biri kumvikana? Ni ukuzamura inkuta mukoresheje ibikoresho bitandukanye, ukazamuza inkarakara, njyewe nkazamuza bloke sima, undi akazamuza munyu bwa bundi babumbisha imashini bukandagirika, ntabwo nzi uko babyita, abandi bagashyiraho ruriba, undi yazamuza ibyuma, ibikoresho bitandukanye byagezweho umuntu ashobora kubakisha. We rero yaravuze ngo yashyizeho urufatiro nk'umufundi mukuru kandi w'umuhanga, undi muntu wese ashobora guheraho yubaka. Aravuga ngo ariko umuntu wese yirinda ukuntu yubaka kuri urwo rufatiro. Ahantu ntuye, muri iyo nzu ntuyemo i Kabuga, abafundi ntibaze kunseka. Buriya hari ukuntu abantu basaba ibyangombwa byo gusana, iyo bakubwiye gusana akenshi ugomba guhera hagati na hagati cyangwa hejuru. Hakaba ubwo ujya gusana hasi nta kintu kibereye, nta fondasiyo. Nanjye nasabye ibyangombwa byo gusana, abafundi barazamura ngo bajye kugeza nk'ahariya mu musa bihirimira icyarimwe. Kandi bari bambwiye bati bose mu kanya gati inzu yawe birabizamutse ubwo unafite ibikoresho. Bigeze nk'ahariya hejuru y'amadirishya byose birahirima, bateze icya mbere icya kabiri kirahirima, basesa burundu. Nababaza impamvu ni iyihe ko mwambwiye ngo ngure amatafari yumye neza. Barambwira ati inzu nta fondasiyo yigeze igira bose. Nawe reba irebe usanga ni inkarakari ziteretseho gusa ku murongo, ariko nta fondasiyo ibamo hasi. Barongera baratangira nguza amafaranga mbamwe imyenda, n'ubu ntararangiza kubera ko nari nubatse ibintu bitagira iki, bitagira fondasiyo, bitagira urufatiro, bimviramo ingaruka zo kwishyura imyenda. N'ubu hari abantu ngenda ndamutsa neza kugira ngo babone ko n'imfura zabishyura. Aravuga ngo urwo rufatiro nta rundi rwashyizweho
usibye Kristo Yesu. Mu bafundi ni mwumva mwamaze gucukura umusingi, hanyuma tukarambikamo Yesu, akaba ariwo abantu bose bubakiraho. Aravuga arutse kujya Kibungo mu kazi, dusura umuryango umwe w'umugabo n'umugore n'abana bane baba mu nzu y'ikiraro. Apana ikigonyi cyo twabagamo kera, kuko njye nicyo navukiyemo. Ikiraro cyubakishije ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, inzu y'icyumba kimwe. Kubera ko nari najyanye imodoka n'abo dukorana, nyine ubwo turi abasirimu, bafata udusafuriya n'utundi dukoresho bazingira mu mufuka bajugunya hepfo mu ntabire. Baratwitegura, nta ntebe ari ukuhagera, twese tugahagarara tukaganira, tugasenga, tugakora ibyo dukora, tugataha. Nsanga mw'abana beza barutabona byaye kandi bafate basosoma n'ibindi bitandukanye. Nsangamo umugore mwiza utwite inda ya 5 n'umupapa mwiza babanye amahoro. Tugiye gutandukana, umugore arambwira ngo none se ninjya kubyara nzagutumeho, kubera ko twari tugiye mu kazi karebanye n'ibyo bintu. Afite umugabo ariko arambaza ngo azanuka kubera ubukene. Narishatse kubabwira si uburyo gusa ubuzima bw'uwo muryango, narishatse kubabwira kuri iyo nyubako nasanze ahantu. Iyo nayo si inzu, kuko uyikozeho bavuga ngo yadusenyuriye inzu, yadusenyuriye inzu. Pawulo aranababwira ngo kandi munirinde ukuntu mubaka kuri urwo rufatiro, kuko ku munsi nyirizina inyubako z'abantu bose bubatse kuri urwo rufatiro zizapimwa. Arababwira ngo kandi nta kindi kintu kizakoreshwa nk'umunzani gupima iyo mirimo. Arababwira ngo ni umuriro. Se turi kugendana ngo imirimo yose izapimishwa umuriro. Nimutekereze abantu bubakishije ibyatsi kuri iyo nyubako, ubwo umunzani uhageze abantu bose bahita bigendera bubakishije ibyatsi. Abubakishije ibiti nabo barumurukagaho, ariko igiti cya mbere gifashwe gikongeza na purafo, byose bigendera icyarimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu uzabona ibyo yubatse byose kuri urwo rufatiro bihiye, ngo azakizwa ariko amere nk'uwaruwe mu muriro. Ikintu cya mbere gituma abantu bagwa bakava mu byizerwa, bakava mu ijambo ry'Imana bumvise, ukabona baratembanywe baragiye, ni uko bubaka inyubako zitagira urufatiro. Bakora imirimo mu yandi magambo y'Imana, ariko nta rufatiro bafite muri bo. Urufatiro twigishijwe nk'uko Pawulo yabivuze muri aya magambo ni Kristo umwana w'Imana twahawe ngo twizere. Haleluya! Nitumara kumwizera twihana ibyaha byacu, hanyuma tubabarire. Ngurwo rufatiro rw'ubukristo bwacu dufite uyu munsi, ni ukwizera Kristo. Twamara kumwizera ko ari umunyembabazi kandi ko ari umwami wacu, tukihana ibyaha byacu n'ingeso zacu mbi, akabitubabarira. Ibyo biba bibaye urufatiro rwo guheraho ngo dukore iyindi mirimo yose dukora mu nzu y'Imana no hirya no hino. Pawulo rero umuririmbyi cyangwa umukuru w'itorero cyangwa umudiyakoni cyangwa umupasitoro cyangwa umukristo umaze igihe kinini cyane mu itorero, ari indashimwa mu mico no mu myifatire ye, mushobora kubona yatembanwa akava mu byizerwa, nuko yimura Kristo muri we, nuko yimika ibyaha muri we, nuko agira igihe kinini cyane akora umurimo w'Imana, ariko awukorera ku mugayo w'ibyaha yashyize muri we. Ese mwumvise? Noneho kubera ko yimuye Kristo muri we akimika ibyaha, ni ukuvuga ngo yakuyemo rwa rufatiro ruzima, urwo twabwiwe na Pawulo muri aya magambo. Abantu bakagira imyaka na shakaka bakora imirimo y'Imana ariko bayikorera ku byaha. Mutese ibyo bintu pastor uri kutubwira ni ibiki? Umuntu abasha gusambana ariko yahagarara ahangaha ari kuririmba, ukabona rwose Yesu asigaje iminota mikeya cyane ngo ajyane itorero rye. Dufite abaririmbyi b'abahanga hirya no hino, aririmba ukumva bikuzamutse mu mano, ukumva bigeze mu mavi, ukumva ubushagarira buragufashe. Abakunda guhimbarwa bagahimbarwa, abakunda kubyina tukabyina, ukumva nta kintu gisigaye ngo Yesu aze. Yararanye n'inkumi y'abandi, yarayaciye umugore w'abandi, kuko ijwi no gusambana nta hantu bihuriye. Ndi kuvuga amagambo akakaye cyane, ariko muri kubyumva, kuko naraye nsambanye ntabwo bihindura ijwi ryanjye, ntabwo risarara ngo bimbuze kuririmba.
ubu ushobora kuva hajya hariya mu Kiyovu nkareba perezida wa EPR amubwira uzi umushumba ufite Karugira ni akaga ni ukuri kose shise ntacyo uzonze ewe udatabaye itorero birakureba ngashyushya ntagaruka ese ashinzwe umukozi w'Imana ubusa arabyeretswe ko naraye ngiye kwa perezida wa EPR ubu arabimenye Yesu ashimwe se yanze gutambuka bamara igihe kinini bakorera umurimo w'Imana ku byaha barimuye Kristo muri bo wazajya kubona ukabona araguye ukagira ngo bimubayeho uwo munsi wapi aba yagiye yimura Imana muri we aba yagiye yimura Kristo mu rufatiro muri we akimika ibyaha by'uburyo butari bumwe kugeza igihe bizamuzura agasandara akabonwa n'abantu nari mbabwiye ko impamvu ya mbere ituma abantu bagwa bakava mu buntu bw'Imana bagira igihe kinini bakora ibyaha rwihishwa nari nababwiye ngo nuko bubaka imfatiro zitagira bubaka imirimo itagira urufatiro bakora ibintu byinshi bidafite fondasiyo ngo mbisobanure neza bakora imirimo myinshi y'Imana barimuye Kristo urufatiro rw'imirimo yabo cyambere mwacyumvise yewe nakuriye mu itorero aho mbona abahanura berekwa namwe nuko nguko wari wumva Imana ivuze ko mu itorero harimo abarozi mwari mwabyumva ko harimo abasambanyi ugahera hano abapasitoro bicara ukageza ku muryango wanyu ukareba umurozi kuko umurozi ntagira amaso atukura umurozi ntaba yarashiririye umusatsi umurozi si wa wundi ufite inzara zihinamiranye wapi umurozi yakwambara iribaya umurozi yakwambara kositimu umurozi yaba ari mwiza afite good look asa neza cyane kuko kuba ari umurozi ntabwo bisaba ko yambara inzagabana ngo yambare ibintu bihengekeranye agaragare nk'umuntu mubi bajyaga badukangisha udusaza twa kera rukukuri twunamye twashiririye amenyo tugenda dutitira ngo bararoga kubera kumutinya gusa amaze imyaka myinshi yarambiye mu bukene ukabona yabaye nabi cyane umwana wamutambukaho ukamutinya ntabwo abarozi ari abo ngabo ukibaza kuki mu nzu y'Imana ibyo bintu bivugwa bamara igihe kinini cyane bakora umurimo w'Imana bawukorera hejuru y'umugayo n'ibyaha iyo niyo mpamvu abakristo bacu tuyoboye hirya no hino uzabasanga mu maduka ukabasanga na fagitire ebyiri muze kumbabarira abacuruzi bo muri mwebwe ukabasanga na fagitire ebyiri cya gitabo bakuramo amafagitire inyemezabuguzi ifite tini namba izwi na Rwanda Revenue isoreshwa ikaba iri hano hejuru ku meza n'ikindi cy'igipapuro cyanditseho gusa nimero n'itariki nacyo kiba muri tiriwari yakwitegereza yabona ntacyo utwaye ku gafuka k'umuceri wari uguze n'akasosomo akaguhereza cya kintu kiri mu kabati yakubona atekereza ko ushobora kuba uri nk'umugenzuzi n'undi muntu wamugwa nabi akandika kuri yayigizwe n'amategeko ariko ibyo bintu byose ijambo ry'Imana ryavuze ngo bizapimwa se mwabyumvise kubera ko njye ntabwo namenya ko ufite fagitire ebyiri ariko Kristo witegereza ari mu ijuru azi n'imyaka n'imirimo ukora mu itorero azi neza iyo fagitire ye ibitse hejuru n'ibitse muri tiriwari mbwiriza iwacu ku rusengero narababwiye ngo azi n'iminzani mupimisha muri Nyabugogo bafite ukuntu bafata inyundo bakayikubita mu ndiba ya minzani y'amabuye bakayihonda ku buryo bapimaga ikiro usigarana nk'amagarama 970 cyangwa na 80. iyo minzani nayo irazwi none itandukaniro ry'umukristo w'umuririmbyi ucururiza Nyabugogo n'umupagani utarigeze umenya Kristo n'iriye bakora imirimo myinshi y'Imana n'indi bakora nk'abakristo ariko bari mu rufatiro ruzima muri bo ari rwo Kristo twigishijwe rwo kumwizera no kwihana ibyaha kuvuga ibyaha byinshi bikagenda bibayongobeza bakava mu buntu bw'Imana. Impamvu ya kabiri nihute cyane, Imana yatumye Yeremiya ku Isirayeli. Turacyari kugendana muraba muri biganza mbere nubwo hashusha mwihangane
ko sinzagaruka vuba, nta n'undi uzagaruka ngo abwirize iri jambo ngo arivuge nk'uko nari kurivuga, wenda azabwiriza irindi. Iramubwira ngo genda umbwirire Abisirayeli aya magambo akurikira. Iramubwira ngo nabakuye mu butayu mbakura mu Egiputa, mugenda urugendo rurerure runini rw'ubutayu, mbatungisha mani, mbasaba ko nimugera mu gihugu mbajyanamo muzitwararika mukirinda ntimunyandurize gakondo. Iramubwira ngo babwire ngo bahageze ari abahanuzi, ari abashumba babo, ari abanyamategeko ntibakarusha babwira Abisirayeli bati dore turi gucumura ku Uwiteka. Bamwe ngo bahanurira Bayali, abandi bakorera ibigirwamana, abandi bandavuza igihugu cy'Uwiteka karahava. Ariko ijambo twasomye ku murongo wa 13 niryo riteye ubwo bashaka kubabwira. Iramubwira ngo ugende ubabwire ngo dore Abisirayeli bakoze ibyaha by'uburyo bubiri. Bungahe? Icya mbere, bimuye Imana ariyo soko y'amazi y'ubugingo. Icya kabiri, ngo babwire ngo bitorogoshoreye ibitego. Mfite agakobwa k'imyaka 3 gakunda kuvuga ngo umupira ugiye kwambara ni fake. Ntabwo nzaho hantu iryo jambo fake kari kure, ariko karyumva n'abakozi. Icyanyeretse ko abantu mu miterere yabo ari fake mugani wako gakobwa, nuko amasengesho nasengaga yagabanutse kubera ko n'ibyifuzo byagabanutse. Ikinzu cyavuyeho, cy'imodoka kivaho, cy'akazi kivaho, icy'ibyo kurya kivaho, n'icy'imyenda kivaho, kubera ko nubwo yacuya nuko bafite indi mishinga, ariko sinshobora kujya imbere y'Imana igiye gusengera umwenda. Ariko nzi igihe nabusengeye ngasaba n'amasogisi. Imana ibwira Yeremiya ngo ubwirire Abisirayeli ngo bimuye Imana kandi ariyo soko y'amazi bamara inyota. Haleluya. Barangije bicukurira ibibindi by'ububiko bibwira ko bidashobora kubika amazi, ariko Imana iramubwira ngo babwire ngo ndi kinogori. Iryo jambo ry'ibyishyiriyeho ntabwo ari Imana yarivuze. Iyo abantu babanga ndi kinogori bivuze gute? Arakuneguye, ageze gute? Arakugaye, abonye kuri nta kigenda. Ngo ibyo bibindi wabwire ngo bacukuye muri urwo rutare, munsi yabyo bifite imyenge biratotse, ntabwo bibasha gukomeza amazi iteka. Nkunda gutanga ingero, nagiye mu kazi ahantu mu Ruhengeri, twari hanze pasikazi ibyo mvuga bw'ababyumva ibyo badutumyemo n'umuyobozi mu bayobozi bacu. Noneho ndeba nk'ahari hafi ku mashuri hakurya y'umuhanda, mbona ikibanza cy'itongo gifite fondasiyo nk'iri iri hanze kuri parikingi, ariya mabuye yose nkabona aracyasize amarangi, ariko nkabona itongo rya kera. Mbaza abo twari kumwe ndababwira se hari ahantu ko mbona hari hatuye abantu bakomeye bite? Umwe arandeba arambwira ngo ntabwo uhazi, ngo ni kwa Fande. Fande esa Fande n'itongo, kumva ni ibintu bidahuye. Mu itongo kwa Fande ndamukurikirana cyane ko twari tuganira dutebya. Barambwira ngo ni kwa koroneri runaka. Koroneri wibagiranye mu mateka, koroneri udashobora guhagarara i Kigali uyu munsi ngo abantu bazamura amaboko, koroneri udashobora guhagarara i Kigali ngo yicare muri bya bijipe byabo, koroneri badashobora kujya inyuma uyu munsi Kigali n'imbunda ngo bagende bamwesikotinze. Koroneri wavuga ngo yaje i Kigali uyu munsi abantu bose bagahurura batwaye amabuye. Hagati bashaka kuvuga gusinsererezanya mu bantu. Ariko mutekereze ko habayeho igihe cye muri kucyumva, cyangwa atambuka akajya mu musenyi uri kujya ucyegera uva mu ifu. Habaye igihe cye ku buryo umukwe we aramutse akubwira ati uriya musaza ni data bukwe, wahinda umushyitsi. Se muri kubyumva? Habaye igihe cye ahagarara agahamagara perefe runaka akamubwira ati mpamagarira runaka nsanga hano mu kanya gato. Icyo gihe kigira gute? Kigira gute? Munsi yabyo birimo imyenge, birava, ibibitswemo ntibibasha kuramba. Niyo mpamvu nababwiye ngo icya kabiri gishobora gutuma umuntu ava mu gakiza akagwa, yiringira iby'agaciro gakeya bitagira gute? Bitaramba. Kandi abantu ntabwo bigishwa n'ibintu n'igihe.
reka mbabwire iyo umugore wanjye avuka mu giturage nanjye nkavuka mu giturage, ariko iyo nza kuba narashatse nk'umukobwa uyu munsi wenda akaba ari nk'umukobwa wa premier minisitiri wa perezida Kagame cyangwa se wa generali runaka, ntabwo nakwihangana ko turangiza ikiganiro ntabikubwiye ngo tuganire uzamva imbere ntanakubwiye data, ntabwo byankundira rwose. Ntabwo numva ukuntu muri kamere yanjye twamarana iminota 30 tuganira nkubwira iby'Imana yakoze ntanakubwiye data kuko wari, ntabwo byankundira. Naguha amashimwe y'Imana ariko nkaza no kukuvangiramo naho umudamu wanjye avuka, kugira ngo utaza no kunshidikanya ugenda uzi. Ubu sinshobora kuguha ubuhamya ngo mburemo kukubwira ko mfite na diplome yo mu rwego runaka, nkanabikubwira n'ishimwe, ariko ari no kugira ngo mwemeze pasi taza kunsitaraho, ubwire ko mfite maîtrise, mfite n'icyizere cyo kuzakomeza. Baje abazifite muri urusengero turacyari bake, ese muri kubyumva? Bene ibyo bigatuma umuntu agenda akagira ibiro byinshi cyane, kandi Bibiliya iravuga muri Yeremiya twasomye mu bice byaho 17 ku murongo wa 5 ngo havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu akiringira imbaraga ze, ngo azamera nk'igiti cy'inkokore cyatewe ahantu mu butayu. Bigeze ku murongo wa 7 muri icyo gice aravuga ngo ariko hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera iki? Ibyiringiro. Ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gishorere imizi yacu hafi yo muri uwo mugezi, ntabwo kizatinya umwaka wacanyemo amapfa, ndetse ntabwo kizareka kwera imbuto zacu. Amen. Muri ayo magambo tuvuze muri Yeremiya, mwigeze mwumva bavuga ngo hahirwa umuntu utuye i Kigali, ufite imodoka, wize ibihanitse, washatse cyangwa washatswe mu muryango ukomeye? Ntabwo ibyo byigeze bivugwa, kuko Bibiliya bigereranya na bya bibindi twiringira bibitse byacu, ariko munsi yabyo birimo indoboro, birimo imyenge, bigenda biva gahoro gahoro, ntituzamenye igihe byashira. Kandi nihute kubera ko iminota yanjye irangiye, mbabwire undi muntu umwe gusa. Wacu hari umugabo w'umukire ahantu nakuriye mu cyaro, simpavuga mutahamenya, ariko ninde mu Rwanda ko ntandi yamwigeze mba mu cyaro. Ariko icyaro buriya hari ukuntu muvuga ngo muvuka mu cyaro, hari n'icyaro kibyara ikindi cyaro. Icyaro pe cyaho nabonye kaburimbo niga mu wa 4 primaire, mwumve ko ari kera. Hari umugabo w'umukire, amazina yaza kuyanga, bamwita prefe. Abakuru bazi ko yari guverineri w'iki gihe, ngo bamwita nde? Bamwita prefe. Agira abagore 2, abana be b'umugore muto twaranganaga, abandi barandutaga. Agira ubutunzi bwinshi, umuntu wo mu cyaro nk'aho ngaho, ufite imodoka 2 zitwara abagenzi n'imyaka n'ibicuruzwa, yari akomeye cyane. Mu myaka ya vuba aza guhemuka. Hari uko umuntu aba atarakira Yesu, ariko arikongeramo n'ibindi byaha by'ubuhemu bitera Imana ubabara umutima. Yinjira mu byaha by'ubwicanyi, yica abantu, agambanira abantu muri jenoside. Kubera ko ibihe bihindagurika, mu mezi makeya yatse imodoka nawe arahunga. Ese muri kubyumva? Guhunga ubwabyo si ikibazo. Bibiliya iravuga ngo igisiga kijya kiza, niba ari Imana igituma, niba ari iki, ngo kigatanga amababa, bwa butunzi bwose bwabonetse mu buryo bw'uburiganya n'ibindi bintu, ngo bukicaraho kikaguruka, bukajya iyo bwavuye n'umuntu agasigara uko kwa wenyine. Igisiga kirabanza kiraza, ntabwo nakibonye ntitwari kumwe mu buhungiro. Za modoka zicaraho, umugore mukuru yicaraho, ibintu byose byicaraho, nawe ntiyagira umugisha, agwa mu buhungiro. Ikintu cyanteye ubwoba n'agahinda, umugore mutoya umunsi yatahaga, yari umugore y'umuze muto, n'umwumva ko ari mutoya kumutungana, kuko yanganaga na mama. Ansanga mu biro, nanjye narakomeye nicayemo, araza asuhurisha amaboko abiri, arambwira ngo mwana wanjye, nashakaga ko wamfasha
ukabonera kariya kana minerivare, hari ibyo bitaga ibigega ngo bukabureze. Ngiye guturika ngo ndire kuko nahise ntekereza uwo mubyeyi, nibuka ukuntu ajyaga ntahana n'abana be ngiye kureba ko hari urukarango rwaraye ngo ndikureho. Ndebye uwo mubyeyi, ndebye n'ubutunzi bwiteye amababa, ndebye n'icyo Bibiliya ivuga, umutima urandya, sigara niburanye njyenyine. Ariko dore ikintu gitera abantu guhemuka bakava mu buntu bw'Imana. Mpamvu ya kabiri twari tuvuze ngo nuko biringira iby'agaciro gakeya bitagira gute, bitaramba. Muri ibyo ngibyo ushyiremo butiki yawe, ushyiremo urusyo rusya ikawa abatuye mu cyaro, ushyiremo agataro ucuruzaho, ushyireho nyokobukwe, ushyireho diplome, ushyireho ubuto n'ubushongore, ushyireho umuryango n'ubwoko bw'iwanyu, byose ntibiramba. Umva pasiteri, mujye mubwira abantu mubabwire ngo umurokore umukristo nyawe mu bihe byose usanga umurokore afite ubuhamya bwiza bwo kwifuzwa, ntahinyuzwa n'ibihe. Nimumubwirire Imana ngo ishimwe. Haleluya. Umukristo wo muri 70, wo muri 80, wo mu 2000, wo mu 2020 akomeza kuba umurokore. Nigeze nigisha abantu bamwe ndababwira ngo arya ingoma uko zikurikirana nk'uko imbeba iheregeta ikigega. Ayo magambo ntabwo mushobora kuyumva. Iyo imbeba yavuye inyuma yagiye mu kigega kimwe barikamo imyaka, ikirya gahoro gahoro, ihunguraho dukeya, ntumenye ko bishira, ikazakirya imyaka na myaka, imbeba ikibanira n'ikigega. N'umurokore nyamurokore ufite ubuzima bwa Kristo muri we, ingoma zisimburanwa kuri we yatinze akaramba. Ntawe uza ngo amwirabuzemo akantu, ubuhamya bwe ari nta makemwa. Kambabwira icya gatatu hanyuma dusenge. Ikintu gishobora gutuma umukristo ava mu byaha akava mu buntu bw'Imana, agacerema burundu akava mu nzu y'Imana no mu byo yakoraga, nuko ashobora kwamburwa ibyiringiro n'amakuba n'ibyago byo muri uru rugendo. Bamwe muri twe bamburwa ibyiringiro, banyagwa ibyiringiro byabo n'amakuba n'ibyago bahuriye nabyo muri uru rugendo rujya mu ijuru. Nicyo kintu cya gatatu dusozereje. Ndabizi ko iminota yanyuranye. Umuntu wari wicaye afite umuryango, akagira cyo kubera ibihe twanyuzemo umuryango ukamushiraho, akavuga ati siwezi, sinshobora kuzongera gukandagira mu rusengero. Imana nayo ni ingome ntabwo inkunda. Nabonye urusengero rumwe i Kibungo mu karere ka Sake, hari ubungubu ni muri Ngoma, biciyemo abantu mu gihe cya Jenoside, barasa ku buryo wasangaga inkuta zose zarahiye, ahandi hariho amaraso. Abantu batahutse baje muri ako karere basigaye bazinuka gusengera muri urwo rusengero. Abandi bava burundu mu by'Imana, baravuga ati ntushobora kongera gusenga. Niba Imana itaradutabaye yafatanije n'abatwishe, Imana utabonye utamenye, ukayihuza n'abaguhemukiye, mwumvise ukuntu ibyago bibasha gukura umuntu mu buntu bw'Imana. Muri kubyumva? Imana usenze imyaka 20 itaraguha umwana kandi uri umwiringirwa kuri yo, ukavuga uti iyi ngiyi ubwo bayimbwiye ishobora kuba agiye itankunda, bakakujyana mu bakuru kukubariza. Kubaza mu bakuru murabizi? Abakuru muri kubyumva? Imyaka kuko yihese ari 20 nta kimenyetso na kimwe ubuza yuko ushobora kubyara, ukavuga uti ibyaha ngaha birananiranye mu nzu y'Imana, pasiteri yanyigishije n'abanyamasengesho twajyanye mu butayu bambwiye ntabwo, kajya kugerageza izindi Imana. Amakuba n'ibyago umuntu ashobora nabyo muri uru rugendo bijya bimutandukanya n'Imana akava mu byizero. Ubukene bw'akarande bujya butera abantu guhemuka. Umudiyakoni umwe ku rusengero nigagaho iwacu yomoka, bagiye kubara amaturo, bafashe igiseke afatamo 3,000, abwira uwo bari kumwe mukuru w'itora ati ngiye kugarurira runaka yatanze icya 10 cy'ibihumbi 2 mushyiriye 3. Abenshi kubera ko bari bamaze igihe babona utuntu umutwe ngutwo, undi arabimunyagatazana mbimugushirire, arabijya we yabishiriye atuye hari Kanombe n'inshuti yanjye yari perefede zitida aho nigaga, aramuga ati nari mbagaruriye amafaranga, undi atayahe atamwe mwagaruzaga ku cy'icumi, undi ati nta cy'icumi nigeze ntanga none. Mutekereza ko umudiyakoni bitewe n'iki kwiba?
Niki cyabimuteye? ubukene. N'ubukene. Yari umuntu ukunda kudukorera ibintu byo kubana ku rusengero igihe twakiriye amakorari bamubura uti ihene y'imbagira nko guhumbya no guhumura, akagira akadobo kagomba kugenda mw'iroti kubera ko iwe nta cyaheruka. Ubukene bw'akarande butuma n'abantu bakubona bakabona uri zezenge ushobora kuba utuzuye kandi ntacyo ubuze mu mutwe no mu mutima. Ibyo bishobora kugutera kuzinuka inzu y'Imana ukagenda. Ibyago n'amakuba duhurira nabyo muri ubu buzima bishobora gutera abantu b'Imana kugwa bakava mu byizero. Ntabwo mbivugiye kugira ngo mbatere umubabaro. Dusoza Yakobo yaravuze ngo hahirwa umeze ati uwihanganira ibigira gute? Ibimugerageza kubera ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yiteguriye. Buriya Bibiliya yanditsemo ibintu bike ariko bihagije. Iyo baza gushyiraho dopwa bakavuga ngo hahirwa uwihanganira ubupfubyi, hahirwa uwihanganira kwangwa, hahirwa uwihanganira ubugumba, hahirwa uwihanganira kutiga atabuze ubwenge, hahirwa uwihanganira gusekwa no kuvugwa, hahirwa uwihanganira gutotezwa, hahirwa uwihanganira inzara, hahirwa uwihanganira ibintu bitandukanye no kwirukanwa n'umugabo no gukubitwa n'umugabo. Ngo kubera ko namara kwemerwa muvuga ngo haleluya, azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Umva icyo wandikiye Abaheburayo yavuze kugira ngo ubone uko nsenga. Yaravuze ngo kuko ubwo yababajwe ndetse no kugerageza ubwe, uwo ni Kristo yavugaga, abasha no gutabara abageragezwa bose. Iryo jambo rigafasha wa muntu uri guca mu makuba n'ibyaha, uri kugeragezwa n'ubuzima bwa none, uri kunyura mu bimusha bitandukanye, akicara muri iryo humure akavuga ngo kubera ko ngo Kristo yababajwe akanageragezwa abasha no gutabara. Amen. Abageragezwa bose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yarageragejwe ariko ntiyakora icyaha. Ndagira ngo dusenge, Imana izadukundira twongere tubone undi mwanya. Ariko muhagarare mushinzwe ku rufatiro ruzima urwo twigishijwe n'intumwa n'abahanuzi, urwo kwizera